Ese wigeze gusenga cyane, urasenga cyane ushyizeho umwete ariko ubona nta gisubizo ubona ibyo uri gusengera nta gisubizo uri kubibonaho. Ahari byageze aho uranibaza ati Mana, niba uri kunyumva ubundi uri he? Ubundi niba uri kunyumva, niba wumva isengesho ryanjye, kubera iki nta kintu ukora? Ushobora kuba nawe warasenze iryo sengesho ukabona nta kintu rwose, haciyemo igihe kirekire udasubizwa, ukanibaza se Mana, niba uri kunyumva kubera iki nta kintu ukora? Kuki ibi bintu nta kintu bikoraho? Mu byanditswe byera niho hatwereka inkuru ya Lazaro. Batubwira ukuntu Lazaro yari inshuti na Yesu, ariko Lazaro aza kurwara. Lazaro aje kurwara, baza kumutumaho baramubwira ati inshuti yawe yarwaye, ndetse abamuhamagaye bazi ko babizeye neza ko Yesu hari ikintu ari buze kubikoraho. Ariko bagiye kubona babona Yesu ntagiyeyo. Umunsi wa mbere urashira, umunsi wa kabiri urashira, Yesu atagiyeyo, kandi bari bamumenyesheje ko inshuti yirwaye. Tekereza, tubihuze cyangwa se reka tuvuge wenda nka story, cyangwa se tubihuze no mu buzima busanzwe. Tekereza umuntu ufite umuntu wawe ukunda, iwe umwana wawe, abe inshuti yawe magara, abe umuntu wawe ukunda. Noneho ugahamagara, ukabona ararwaye, ndetse ugahamagara umuntu wizeye neza ko uwo muntu uhamagaye ashobora kuza kumufasha akabaho. Ukamuhamagara ubizi neza ko uwo muntu umwitabaje, ariko uri buze kuza kubonaho, cyangwa se uwo muntu urwaye ari buze kumubonaho igisubizo. Wa muntu wahamagaye ukajya kubona, ukabona umunsi wa mbere urashize ataje, ukabona umunsi wa kabiri urashize ataje, kandi wari uzi neza ko rwose uwo muntu nahagera hari igisubizo uwo muntu wawe ari buze kubona. Mu nyuma ukaza kubona, ukabona wa muntu wari urwaje wawe arapfuye, kandi uhamagaye umuntu wamutabara. Umunsi wa mbere aranakwitaba, urabimubwira amakuru ayafite, ukabona umunsi wa mbere ntaje, ukabona umunsi wa kabiri ntaje, ukabona ku munsi wa gatatu wa muntu ntaje, ariko umuntu wari urwaje arapfuye. Nibyo rero byabaye kuri Lazaro. Marita, ngo ijambo ry'Imana ritubwira ko Marita na Mariya bohereje ubutumwa kuri Yesu bagira bati, databuja dore ukunda ararwaye. Ariko Yesu ngo ntabwo yahise ajyayo. Noneho iyo usomye muri Yohana 11 niho ngo bakubwira ibintu mbese bisa naho bishobora kugutera urujijo, ariko kandi ngo nubwo Yesu yakundaga Lazaro, ariko nubwo yamukundaga yarategereje. Yamubwiye ko Lazaro, bamubwiye ko Lazaro arwaye, ariko Yesu yakundaga Lazaro pe, ariko nubwo yamukundaga yarategereje. Rero Lazaro byageze harapfa, abantu ngo bararira, Marita na Mariya barababara, kandi Yesu aza nyuma y'urupfu rwa Lazaro. Yesu aza kuboneka aho ngaho, ariko Lazaro yapfuye. Ngo Marita abonye Yesu aramubwira ati, iyo uba hano mwene data ntaba yarapfuye. Iyo uhaba, kuko bari banamuhamagaye bamwizeye, ariko ngo yaramubwiye ati, iyo uba hano mwene data ntaba yarapfuye. Mu yandi magambo bishatse kuvuga ko ubwo Marita yabajije Yesu ati, ubundi wari uri hehe? Amakuru ko wari uyafite, ubundi wari uri hehe? Amakuru ko twayaguhaye wari uri he? Nawe rero mu buzima busanzwe ushobora kuba wibaza n'icyo kibazo. Ushobora kuba nawe wibaza ati, ubundi Yesu, ubundi uba hehe? Ubundi uri hehe? Cyangwa se ibiko byagenze gutyo, ubundi wari uri hehe? Ushobora kuba nawe icyo kibazo warakibajije, cyangwa se ukanakibaza muri wowe mu mutima wawe, ukanabitekereza ukavuga uti, ubundi Yesu wari uri hehe? Cyangwa se ukabwira Imana uti, wari uri hehe? Kuki ibi byarenze kugera aha ngaha? Wari uri hehe? Rero ijambo ry'Imana riratubwira ngo, ariko Yesu ntiyari yatinze kubera ko atitaye kuri Lazaro. Ijambo ry'Imana niko ritubwira ngo hari icyo Yesu yashakaga kwerekana. Marita atekereza ko ari ukuzuka ku munsi wa nyuma, umunsi w'umuzuko, ariko Yesu yavugaga amagambo akomeye, cyangwa se Yesu avuga amagambo akomeye akavuga ngo, ninjye kuzuka n'ubugingo. Ninjye kuzuka n'ubugingo. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira ko yaraje kwerekana uwo ari we. Rero rimwe na rimwe Imana itanga igisubizo, ariko hari igihe Imana ikoresha gutinda kw'igisubizo kugira ngo ikwereke gukomera kwayo. Hari igihe Imana
nubwo Imana itanga igisubizo pe, hari igihe Imana itanga igisubizo cyangwa se hari igihe ikoresha gutinda kwayo, hari igihe ikoresha gutinda kugusubiza kugira ngo ikwereke gukomera kwayo. Niba wankurikiye neza mbere, reka ko ubu ngubu ushobora kuba wumvisha impamvu Yesu yatinze. Ijambo ry'Imana hari aho ijambo ry'Imana rihura n'ubuzima busanzwe nawe urimo, utumva twavuze inkuru ya Lazaro ngo wumve ko hari aho bitandukaniye no kuri wowe. Lazaro reka wenda abe wowe, cyangwa se wigereranye nawe, cyangwa se hari ibyo ijambo ry'Imana hari aho bigenda bigahura n'ubuzima bwawe. Reka tubivugeho. Ahangaha wenda nawe hari ikintu umaze igihe usengera. Ushobora kuba umaze igihe usengera akazi, umuryango, amafaranga, umushinga, urugo, andi mahirwe runaka, ukajya unibwira uti Mana kuki bitabaho, kuki nsengera amafaranga sinyabone, kuki nsengera akazi sinkabone, kuki nsengera kubaka urugo cyangwa se kugira umuryango ariko nkabona bitari byakunda, kuki ngiye nta mahirwe ngira, kuki barunaka babona ama opportunities atandukanye, kuki ngiyewe ibingibi bitambaho. Ushobora kuba ubisengera. Kandi ikibazo cya mbere ushobora kuba ufite ngo ni ese Mana uranyumva? Ushobora kuba nawe ubwawe usenga ariko ukavuga ati Mana uranyumva? Mu by'ukuri koko nsenga ibisimbibone uranyumva? Ariko ngo inkuru ya Lazaro itwigisha ko kuba Imana icecetse ntabwo bivuze ko Imana idahari. Kuba Imana icecetse ntabwo bivuze ko Imana itakumva. Kuba uyisenga ariko ukabona ibyo uri gusengera nta kintu Imana iri kubikoraho, ntabwo bivuze ko Imana idahari. Bivuze ko rwose Imana ihari. Kuba rero utarabona igisubizo ntabwo bivuze ko Imana itari gukora. Ngo Lazaro yari mwumva, ariko Yesu yari azi neza aho ari. Nubwo ba Marita na ba Mariya babonaga ko Lazaro ari mwumva n'abandi bose batabaye, babonaga ko Lazaro ari mwumva, babona ko yapfuye, bakumva ibyo kuzuka, bakumva ko ari wa muzuko dutegereje nyine wa nyuma, ntabwo ibyo bashikiraga gukomera kw'Imana. Gusa nubwo babifataga gutyo ngo ariko Yesu we yari azi aho Lazaro ari. Yari amuzi kuko yari umuntu we, yari abizi neza. Nubwo yari yatinze ariko yari abizi, yari azi ukuri. Rero ikintu giteye kinashimishije ngo hanyuma Yesu ajya kumva, abwira abantu gukuraho ibuye, maze aravuga ati Lazaro sohoka. Umuntu wari umaze iminsi ine mumva arasohoka. Muri make yaramuzuye. Umuntu wari umaze iminsi ine mumva arasohoka. Tekereza rero kuri Marita yashakaga ko Yesu aza mbere y'urupfu, ariko Yesu yaje nyuma y'urupfu, maze akora ikintu gikomeye kurushaho. Marita yahamagaye Yesu ashaka ko Yesu aza Lazaro atarapfa, azi ko nahagera Lazaro aramukiza nyine, ariko Yesu aratinda bigeza naho Lazaro apfa. Ariko kandi yaje gukora ikintu gikomeye kurushaho. Yaje gukora mbega yagaragaje ubudahangarwa bw'Imana kurusha mbere yaza atarapfa, kuko yaraje aramuzura n'ubundi aramuzura. Icyo ni igitangaza rero cyabaye. Rero wenda hari igihe wifuza ko Imana ikora ikintu ubu nawe ubwawe mu buzima bwawe, ariko Imana iyo ibona ibintu ngo wowe utabona, wowe ureba ikibazo kiri imbere yawe, ariko Imana iyo ireba n'icyo ishaka gukora nyuma y'icyo kibazo. Ushobora kuba ufite ikibazo runaka nyine ukifuza ko Imana izuba. Imana rero yireba nk'Imana ishobora no kuza byarakurenza aho uri hafi kwiyahura, cyangwa se ikaza rwose umva wariyakiriye ibintu byaragucanze, ariko Imana burya ngo ibiri kubireba, yireba ikiri inyuma y'icyo kibazo, ireba ibiri kuri. Rero nk'isomo cyangwa se nshobora kukubaza ngo wowe wakora iki ubona Imana icecetse? Icya mbere, ntukitiranye ntukitiranye guceceka kw'Imana ngo ubyitiranye n'uko idahari. Oya, nubwo icecetse ariko ibihari. Rero kuba utumva Imana cyangwa se kuba utari kubona ibisubizo by'Imana ntabwo bivuze ko itakumva. Irakumva pe. Ikindi cya kabiri, yatubwira ngo komeza kwizera nubwo ibyo washakaga bitubahirijwe uko wabishakaga. Nubwo hari ibyo wasengeye wifuza ngo iri deni ndimo cyangwa se iki kibazo mfite kigomba
kugira timeline kigomba kuba cyarangiranye n'iyi tariki, ukabona bigenze gutyo. Ibyo ntibitume utizera, ngo ukomeza kwizera nubwo igihe ushobora kuba warahaye ibyo ngibyo byawe bitubahirijwe. Cyangwa se na hariya Marita yashakaga Yesu aza mbere ariko aza nyuma. Ariko kuza kwa Yesu ntago byabaye bibi, byabaye na byiza kurushaho. Ntago Yesu yigeze failinga kuko umugambi we yarawukoze kandi yawukoze uko yabishakaga. Aho ngaho ni naho batangariye rero, bahita babona ko Imana ifite imbaraga cyangwa se Yesu afite imbaraga zirenze uko babitekerezaga. Ko ntago batekerezaga ko ubwo yapfuye byarangiye. Niba hari no kuzuka, azazuka nyine kuri wa munsi w'umuzuko. Ariko yaraje aravuga ati mukureho ibuye. Barikuraho, avuga ati Lazaro sohoka. Lazaro arasohoka kandi asa ari muzima. Nkeka ko ubwo bose banatangaye nyine babonye icyo gitangaza kibaye. Rero nawe nubona atinze ibyo washaka ukabona ntago bizeye mu gihe washakaga, komeza kwizera kubera ko hari ibyo azakora. Ntumutera icyizere. Icya gatatu, ngo ntukarebe gusa igisubizo, reba ibiri inyuma y'igisubizo, cyangwa se reba Imana iri inyuma y'igisubizo. Wireba igisubizo cyonyine ubwacyo, ahubwo reba ibiri inyuma y'igisubizo. Bishatse kuvuga ko rimwe na rimwe icyo dushaka ni ukubona ibintu bihinduka, ariko Imana ishaka ko twe ubwacu duhinduka. Imana yo ubwayo ishaka ko twe duhinduka, ntabwo ishaka kubona ibintu wowe nk'umwana w'umuntu ishaka kubona ibintu bihinduka, ariko Imana ishaka ko twe ubwacu duhinduka. Sinzi niba icyo kintu cyumvishe. Rero niba uri mu gihe cyo gutegereza ubu, ndashaka ko wibuka ibi, ujye utekereza, cyangwa se niba uri nawe uri muri icyo gihe ariko utekereze kuri ibi. Utekereze ko gutinda kw'Imana ntago ari ukubura kwayo, hari ibyo biri gukora bucece wowe utazi. Inkuru ya Lazaro rwose itubwira ikintu gikomeye, cyangwa se twigisha ikintu gikomeye. Iratubwira ko Yesu ashobora kuba ataraje igihe wifuzaga kaza, ariko ibyo ntibivuze ko yibagiwe aho uri. Bishatse kuvuga ko wenda ubu ngubu uri kubona imva imbere yawe, cyangwa se uri kubona bikomeye, kubona byarangiye, ariko Imana iri kubona ahubwo ko ufite ubuhamya uzabwira abandi. Imana yo mu muteguro wayo iri kubona ufite ubuhamya uzayihamya ko yagukuye mu mva ukaba umeze neza. Wowe ubwawe nubwo ubona uri mu mva cyangwa se uri kubona byarangiye, ariko Imana yo iri kubona ko ufite ubuhamya uzabwira abantu ko Imana yagukoreye ibikomeye. Ni nuko nguko biri. Rero niba uri mu gihe cyo gutegereza Imana, rwose itegereze kubera ko uyizere. Wibuke ko Imana igihe icecetse bidasobanura ko Imana yagiye. Ibyo ngibyo bifate nk'ukuri. Gutinda kw'Imana ntabwo bivuze ko Imana idahari, hari ibyo iri gukora bucece kandi iri kubikora ku bwawe. Rero wiyinubira, ntuyinubire. Ishobora kuba itinze ariko izaza, kandi n'izizakora ibirenze ibyo wowe watekerezaga. Muri makeya wowe ushobora kuba uri kubona imva ukabona ko byarangiye pe mu maso yawe. Kuri bya bindi byose ukabona ko rwose byarangiye, ntacyo ufite cyo gukora. Nasenze Imana yanga kunyumva, natabaje Imana ntiyansubiza, na rwose Imana waranyibagiwe, rwose Imana nubwo tugusaba ariko ntago duha, rwose Imana umuntu arinda kugeraho gupfa gutyo uri hehe, rwose Imana ko mbona birangiye se ubundi abigenza nte, rwose wa Mana we, hari abo ukunda hari abo ugize gutya. Nyaboneka wigeraho ngaho, oya wigeraho ngaho. Aka kanya nubwo ubibona gutya, ariko Imana yo ubwayo iri kubona ubuhamya uzatanga, uvuga uti nari ngeze hahandi ibintu byari bimeze gutya, ariko Imana yarantabaye, Imana yabigenje gutya. Imana iri kubona ubuhamya. Wowe komeza uyizere no ku munota wa nyuma. Aba nk'umusirikari, ngo umusirikari ku munota wa nyuma nabwo Imana kuka kanyuma aragakoresha. Nubwo ubona rero bishobora kuba bigeze aho ngaho, koresha kuka kanyuma. Naye aba nk'umusirikari, Imana iri kubona ubuhamya. Ntago Imana ikwanga, nubwo iri kugucisha mu ibyo ngibyo, ariko ntago Imana ikwanga. Hari byinshi ducamo ariko dutegereze gusa twizeye tunayikorera. Cyakoze niba uri kure yayo ubwo se byagenda bite? Gusa yige hafi, uyegere, uyisabe, uyambaze,
ndabizi neza ko muri cya gihe wabonaga ko bikomeye. Erega n'ubundi uretse ko hari igihe wenda hari ibyo uyitura biri imbere, reba subiza amaso inyuma, n'ubundi uri buze gusanga hari ibyo yakoze nawe ubwawe utatekereza ko byaba, ariko ku munota wa nyuma warihebye byaranze, ukabona hari abantu benshi bajya batanga ubuhamya mujya mubukurikira, ntabwo baba babeshya. Nubwo nawe bishobora kuba bitari byakubaho, bishobora kuzakubaho, gusa ntabwo baba babeshya. Ariko nubwo ibya runaka byamubayeho atari byo byakubayeho, gusa nawe ntabwo wabura ubuhamya cyangwa se ntabwo wabura ikintu ushobora kuvuga cy'igitangaza gishobora kuba cyarakubayeho. Rero muri make yakomeza kwizera, ntihumve ko nubwo Imana itinze yakwibagiwe. Imana iracyahari kandi nubwo itinze izaza. Gusa ibyo izazana, ibisubizo izazana ibirenze inshuro nyinshi ibyo watekerezaga, kuko uri kureba iby'aka kanya, ariko Imana yo ireba ibirambuye cyane. Rero reka ne gutinda, reka ne kuvuga byinshi. Icyo nashaka kumvikanisha ndakeka ko cyumvikanye, nubwo cyari kitumvikanye. Imana imfashe igusobanurire kurushaho ko njye ni umwana w'umuntu, ariko Imana igusobanurire kurushaho, kandi ndakwifuriza gukomeza kuyizera no kuyiringira wiyinubira. Niba kandi iyi video hari ukuntu yumvishemo, cyangwa se niba ibituganiye hari ukuntu wabyumvishe ko bishobora kugira undi byafasha, bimusangize. Akenshi hari n'ukuntu ukanda like, ukaba mbese uhaye ukaba mbese ukoze nka share, ukaba ubyohereje no ku bantu benshi utanazi. Niba utarakanda subscribe, byo waba ufite rwose ukuntu uri kubyumva bitandukanye natwe. Gusa ikiza niba bishoboka, niba ntacyo bigutwaye, kanda subscribe hanga kugira ngo tujye tubana muri byinshi. Sinshaka gutinda, sinshaka ko birambirana, sinshaka ko video biba ndende. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza n'Imana, reka mbifurize umugisha w'Imana, mbasaba kuyizera no gukora ibyo ishaka, kandi uyizere bya nyabyo, ntushidikanye, kuko Imana ni Imana. Yakoze biriya n'ibingibi umurira bikora. Reka mbifurize gukomeza kugubwa neza, Imana ikomeze ibahire.